like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in Namahoro. Oya, sha, nta gahunda afite uyu munsi nanjye ubwo niyo nkibyuka. Natinze kubyuka ko sheri yari yasuye uyu munsi yaraye hano. Oya, gahunda afitanye n'ijye nawe gusa uyu munsi nawe muhari yaramaze yarambuze. Okay, naribi. Reka tuzabonane ejo nyuma y'akazi. Sawa. Yashakaga mu dufitanye gahunda yo kubonana kandi ntabwo uyu munsi ndumva ntabwo ndi bugusige. Sibyo rata. Turirwana uyu munsi. Okay, thank you. Wari wagiye se kuba mbiza nakuba? Ngiye kugutegurira imbuto. Abo kanzizanye. Sibyo? Si tujye muri saa tugume hano? Igumanga kanzizanye hano, right? Okay. Okay. Umuntu azamuka n'ama esikariye ugira hejuru ugiye gupfa. Ukora gukora siporo. None se kutizanye. Turasangira. Yeah. Ndakunda cyane. Baby wariye. Oya. Ureba. Nakira nawe. Turazisangira tuzimare. Ikibazo nuko zigikonje cyane. Zacyashye ariko. Sinari nuko zikonje cyane kandi ibintu bikonje cyo bizibintera indwara. Sibyo ko twe tumaze igihe tutabona ntabwo nkumbuye. Ntukumbuye. Ntukumbuye sho. Rirambeza. Ese niki kibigaragaza? Uzi ko ibaze kumara icyumweru cyose tuvuganyemo umunsi umwe. Aya tari umunsi umwe. Tuboranye umunsi umwe cyane. Kuvuga neza. Njye kuri njyewe niyo twabonanye nibwo mba numvise neza. Tuzatubona ikibazo n'akazi kenshi. Urabizi nkagira. Urabizi ko ariko nta kibi kiba cyabaye, sibyo? No gutekereza undi bose. Really? Yeah. Ariko mbere niko twabisetinze. Weekend tuzatuyimana iminsi yose ubundi tuzongera kubana muri weekend kubera akazi. Kandi niwanyu baba gukeneye urabizi. Shabye baba ntakintu bafite byinshi byo gukora, bafite kwita kuri mama. Yego. Urabona ko akuze. No kugira rero gahunda zikava mu nzira. Sibyo. Kandi nawe ukabishyiramo imbaraga. Tumaze igihe kinini cy'ubuzima. Amezi 8. Ugiye kugera. Ariko ntuzagere tutatu. Ayo ushaka amezi 8. Usiko umwaka wuzuye. Ntabwo umwaka uruzo rese mbese nabaje kugutereta unyanga. Ugende kubara igihe naguterete ukanyemerera. Uravuze ngo y'amezi yose twabaga turi kumwe twikaraga. Okay, katubyemerera nsinze n'amezi 8. So amezi 8 n'amezi make. Ni menshi. Sweetheart ni menshi. Ariko nawe urabizi impamvu zose zituma bitaba. Sinzitegura neza icyo cyiciro urakizi, sibyo? Kandi sindabona ndashaka gutegura ubukwe dufata ufite konji basi byibura y'ukwezi kandi sindayibona. Ariko ntabwo bizagera ntabwo amezi 4 ntabwo azarangira nanjye tutarapanga igihe cyane ati. Sibyo? Uba wumva ugise. None si nkwizera. Ndakwizera, sibyo?
sivuwalise tugashaka ikintu twakora juste twarizeranye twafashe umwanzuro right tukareba nk'ikintu tugashaka nka contact urakora ndakora tugatangira kwizigama ibyo nawe bitekereje nabikoze niko nawe ntarabikubwira nawe mfite umwanya wo kubikubwira okay reka nkubwire uyu munsi nari nzi ko ndi bubikubwire ariko ntabwo twabivugira kuri izi mbuto sibyo turabivugira he nshaka gusohoka mwana turajya he ndakwereka mva ari imbuto nshaka nzireke tugende tujye twitegura okay reka nkwereke ko tujya kubigira tugenda ahantu sibyo sibyo nagutegura imbuto hanga no kuzirya sinzo none sindashira hehe aka basi ngaho akakonye ntabwo ari cyane ziba ziri muri firigo okay nta kibazo ushobora okay ya tujya kujya ahantu sibyo twicare tuvayo turashaka ahantu tujya kureba filime sibyo movie hari ahantu nzi berekana muri nimugoroba okay rero narangije kuva muri dushe wowe merekeza Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Fly away. It's the first time of today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Can I be your scary boy? Until I broke the rules, my life destroyed. Life destroyed. ahantu hateguwe ni heza rero nibyo c'est vraiment fantastique ntabwo pasi bari bigiye byo kunkasa oya mafi koko nakasa n'abandi mama ko yiruhutse zimeze bite ubu kuzamuka kuri ziriya esikariye nibyo bimunanije reka niba ari ukudakora ngo aya masiporo ujye umbwira ngewe rwose mama byaramunaniye aba yibereye muri za ruhu umutima akagira ngo agiye kuri taye ariko nakwiye kugabanya ibiro ibyo mu cyumba nakubwira ariko tujuru mumbwira ibiri biro mwiriwe mbiriwe neza umeze neza akaza neza tubakiriza iki ngewe urampa redi wayini y'iswiti ibyo umwana wanjye avuze nyine nawe ukurikiza umwana na nyina nibwi papa mafi fata iki se uzanire ka jiri okay fine golden good
Okay, murakoze cyane. akira na kano kantu kawe bagiye tukagirana. Okay. Tanya gutekereza yarazi ko tuzi kunywa akariro ku manywa. Benda byose Kare ariko hari n'izuba. Papa we yasohotse abagomba gutaha humura nk'abapapa nyine. bamenye ari ibi. Iyo yatashye ahumura nk'abapapa mu rugo atangira kutwihera amafaranga yasigaje mu mufuka. ngo ntago yahuha mu bikombe ntabwo biramwotsa. Igikoma ari icy'abagore. Umukobwa wacu amaze gukura. Asigaye amenya ngo uko papa wahumura. cyane Ese si mama si uvuga ngo iyo utashye ngo uhumura nk'abapapa ngo ufite umutima mwiza utashye uhumura nk'abapapa. Nasa arabyumvise yagusobanuye ko guhumura nka papa bivuga iki? Nyine umupapa waje yanyoye inzoga. nawe umvuyemo. Papa se si umushuti wacu hari ikibazo. Hari ikibazo dadi? Nta kibazo. ariko icyo mukundira ni uko bamwe bakanywa aho kugira ngo bavuge nabi waza yivugira neza. Rero mba nshaka ko buri gihe ahubwo ahora yihumurira nk'abapapa. Yego. Cyane rwose. Abandi bo wapi pe ngo nibwo ibintu byose abipfusha ubusa akabishwanyaguza. Oya yewe mama. Ni yanjye. Rugakiranga. Wibaga ibyo natumye umusore. Oh, sorry. Tuzahera amazi akonje. N'amazi akonje. Okay. Merci. À la santé. Murakoze. Maana yake ushatse kuvuga ko iyo ntagize akantu usomaho mba ndi mubi. Akuvugiye nabi desi. Papa ntabwo ari byo avuze ahubwo iyo wagasomyeho uraza mu rugo ukatwihira amafaranga yasigaye mu ikofi. Byose. Ariko iyo uri mubi iyo utagasomyeho ufite imibare myinshi utekereza ukanatugaruza. Okay, akareba naho inzu ngo zitameze neza akareba muri ibikombe ngo biri mu muryango ibiki byose. ako nako ndakamiye. Ariko iyo agasomye uzurira ugabisha birenge. Kuryo nshobora no gutanga urugi. Oya mva ariko zigataha. Ariko za nohari urazi ko ntacyo nakwima ariko okay. Wamaye n'ebyiri zigataha. Wowe zizataha. Rongorwa. Wowe mufite surprise mu kanya byihorera. Bakurwa. Ubigije nanjye. Ikwereka fiancé ni surprise. Ciao. Cyo koze urakoze ntago tumye tukurambirwa. Yego. Ese uri kundambirwa no kugira imyaka. Aba mama hari igihe dutegereza ko abakobwa bacu bashyingirwa. Neza ibibazo akaba yavuyeyo burundu. Ese ubundi mama reka nkubaza bose mama mwumva bafite gahunda yo gushaka ariyo bashyize imbere. Ariko woze kwicara mu kidari naye bagutamirije ikamba. Papa reka nkubaza wumva achievement y'umukobwa ari kuba yashaka umugabo akajya mu rugo. Ni achievement iki gihe gitandukanye cyakera mu gihe cyacu. Bivuga ngo mu gihe cyacu wagiraga imyaka 21 uri umuhungu iwanyu bagatangira kwirukana tukigushaka mu kirambi. Ariko uyu munsi c'est tout à fait différent. Biratandukanye. Ku mukobwa rero byo muri iki gihe nicyo ndi kuvuga biratandukanye bya kera. Kera n'umwana w'imyaka 17 hari twashakanye twingana ariko nka 16. Yabishyigiye ngo rebu nyine yari yaruje imyaka 20 abyaye gatatu. Nari mbyaye gatatu. Abo nyine amafoto yo kwikaza zitaramukwiraga za mariage. Ntago twarabanibwe. Yego. Nicyo navugaga uyu munsi biratandukanye. Uko umwana w'umukobwa arageza ku myaka 21 iyo yize ukuntu abarangije secondaire byibura. Agakubitaho kaminuza imyaka disons 4 ans. Akagira 25 ans. 25 ans uyu munsi hari icyo kwigira. Agashaka kubitaho nk'indi nk'ibiri 3 akabona gutekereza gushaka. Kwigira nyuma umunsi ubona musigaye mwigira uvuga ngo njyewe ntabwo nzashaka umugabo mutegemeyeho gusa ngoma kunyana nanjye hari icyo njyanye. Ariko c'est une bonne philosophie ngenda bikunda cyane. Ariko nge numva twagomba kumwishyura secondaire kubera ko n'undi azaba uwo mugabo. Uwo mugabo akishyura university. Ese uwo mugabo we mwumva umugore we ngenda mutse nishyura uwo mugabo university byakwa.
ukayishyura mwana wawe kuko uwo nguwo nawe aba azanshaka kandi nanone ikindi kintu ntemera niba nta kintu nifashije nkaba ngiye kumufasha mu rugo umufasha wanjye twashakanye umugabo nzamufasha iki ni ugufata ibibazo nkuye mu rugo iwacu nkajya kubimurundaho nakishakisha mu buzima. C'est vraiment parfait ndabikunze cyane. Ikibazo kuki ubundi twagakwiye kugabana inshingano zo mu rugo 50 kuri 50. Oui. ariko izo za 50 niba aguze umunyu nkagura isukari nga kuko ni gute numva yuko nzagenda nkamera nk'icyana cy'inyoni bagiye gutamika. Ese uwo mugabo abaye atagiye dufite abana twabyaranye abana nabarera gute naramenyereye kudakura amaboko mu mufuka menyereye gutamika. Ibi byo byari ibya kera babahaga amasambu. Thank you. Ye mwakuzanye amazi namutumye amazi duhe n'akarahuri duhe n'akarahuri k'amazi nta kintu mutumiza mu gikoni turaza kukubwira turaza kukubwira banzuza n'icyo kirahuri tuzana icyo kirahuri. okay murakoze. urumva papa kera babahaga amasambu sibyo bakabaraga ibigarama byose bakabahereza ubushyo bw'inka nese ubu twe dufite iki kusanga ukurira mu rugo ugasanga wanyu barakodesha metero 2 nose mwana twebwe turakodesha turakodesha abuke mu nyine niba mudakodesha uwo mugabo nzamuzana mu mpiyo nzu mubamo aba rero tubanamo. nge numva tuzagushakira jewe numva yuko umuntu akwiye gushaka ari uko yiyumvamo ubushobozi bwo kuba mu rugo ndetse no kugira ibyo afasha urwo rugo atari ukuvuga ngo ngiye mu kigare ngo nagize imyaka yo gushakwa no gushaka ngo ngiye gushaka ejo hakikubitamo umwana ugasanga ubuzi icyo umureresha bwakizi gatangira gutongora ugatangira kumwohereza kwa nyirakuru ejo n'ejo bundi nkafitanye ibibazo namwe ndi kubyara numbohereza abana ngo mubarere. Ibyiza nuko nakigiramo ubushobozi abo nabyaye nkabasha kubarera namwe mugasaza neza nkabasha no kubasajisha. Abana b'iki gihe bavutse rero barasaziye mu nda ibyo ntabwo nge nigeze mbitekereza namye mbona Rwema wanjye ibintu byose abimenyera ibyo byo kuvuga ngo 50 mama si wambwiye ngo ntawe ushaka uko nyine yashatse nanone amaramazu. Tu sais Dalida karame papa tu me surprends buri gihe cyose donc uruhagashya ntabwo nari ushobora kugira intekerezo nziza nk'izo. ndagerageza papa njye mugerageza kugendera ku murongo wampaye kuko biriya umubyeyi mwiza ashushanya inzira ibindi umwana akishakira kuko washushanyije inzira yo kumbyara no kumpa ubushobozi bwo kujya mu ishuri nanjye nagombaga kugaragaza umusaruro w'ibyo nakuye mu ishuri kubera yuko kubyara neza ngo bitera ababyeyi kwishima. Ese kuvuga papa wenyine harya ngewe nta kintu namaze wamumbarira kandi nta kintu nge namaze ibintu kubyegereza umutima warakimaze ishyari rero ishyari se uragirira Dalida ishyari ko nta mukobwa na sashi nyine urumva ko nafashe umwanzuro wo kuza kubereka fiancé nuko numva ko wenda igihe kigeze nafashe umwanzuro hari byo nzabasha gufasha urugo rwanjye ntaje kubatega amaboko. ubu ngiye mfite amashyushyu yo kumva ikintu ushaka kumbwira. Sureba Kimisi mikeya. no wambwiye ko ibintu rero watekereje ukambwiye. Ndashaka gusohoka gusa nta kintu gifite cyo kukubwira. Really? Kuki wambeshya? Ntabwo yakumbuye kujyana nawe. Okay. Wewe No. Abasebezi hano babihetse. Ako hano uri gukora umuhanda? ntumva imodoka gusa. Hoya ariko nabonye abantu bari kubaka. Ashaka ari bya bikamyo bimena imicanga. Umeze neza. Niwe. Umeze neza. Meze ute? Umeze neza. Tubakiriza iki? Bave. Jewe fanta yareze. Fanta yareze cyangwa siti wayikonje. Okay. Oya, ntabwo nta birenze gusa none sinashaka kubwira umunsi wa nyawo kugira ngo dupange gahunda. Okay. Ntabwo witeguye? I'm ready. Tuvugire ku ijambo. Tuvugire ku cyo kunywa, right? Yeah. Okay. Cyangwa ndikubwira none? Ntabwo ushobora kumva ukuntu ufite amashyushyu.
urumva byagenda gute wowe urumva byagenda gute twifata mu gihe kingana iki byagenda gute njye n'ejo mu gitondo nabyemera apana ejo mu gitondo ibihe by'ibura intera hagati y'ukwezi n'ikindi gihe umugabo ni ufata umwanzuro oya nta mugabo ugomba kubifata kuko byose dusigaye dukorera hamwe ubishyize mu biganza byawe okay n'igihe nayateganyije sibyo tujye umwaka utaha oya ntabwo twawugezeho okay muri sama ntabwo twagera icyenda muryoherwe enjoy cheers baby ntabwo twenda gufata igihe kinini kajyaho gashimagiza ari kumpamagara ahubwo. Hello? Wahageze? Ndi kukubona kuri gate. Zamuka ruguru kuri utwo tuesikariye tubona ahantu twicaye. Sawa karibu. umukwe araje itunganye aho utari watunganyije imisatsi itunganye fresh mbigire gute simbizi ngewe uko ndi kubitekereza reka tubigire mu mezi 2 n'igice uhereye uyu munsi ukababwira shiri amezi 2 n'igice si tuzatwangije kwitegura ibintu byose ubu iki kwa amafaranga akora urabizi ko nkunda ibintu byiza gukora ubukwe bwiza pe ntabwo biswa nabivuga ngiye niteguye really okay icyo n'amafaranga kandi amafaranga mu mezi 2 n'igice tukabukora tugafata ko niho mfite konje okay tugafata ibindi byumweru 2 muri honeymoon tukagaruka nkasubira mu kazi right siko bigomba kumera muraho neza ni amahoro muraho neza Ça va? meze gute oh pole niko yego murakoze cyane Ntabwo utize. ntabwo ntinze Twari tugutegereje. nishimiye kubabona karibu sana murakoze cyane Wa museriveri uri hano ari he ngo twakirira? ntabwo bize se ko serivisi hari ahantu ziba zitagenda neza ikinze bite n'icyo yabirebye n'abantu mba mbonye hariya nkishimye hari abantu ubona ukabona ntabwo bakwiye kujya ahantu nyine hari abantu pe bandeze nta muntu ubona udasa n'abandi ariko haziragenda n'amahoro ariko mujye kuraho ejo Bamwakira. mufitemo fanta ya oranje yego tifitemo ikonje yego nzanye ambo ufata ka orange aka oranje buriya niko nkunda ariko noneho urebye n'iyi minsi turimo nagakunze cyane kurusha Nihe minsi? iyi minsi yanjye nawe ambo benyereye ariko burya ngo karimo n'umuti rero hari ibintu bavangavanga bakagenda bavangavanga bikongera amaraso ikibazo kireze agutwaye iki bariya ari abantu bo kujya mu bantu be ntabwo nyamweru mu bantu imva ibyo tubireke ntabwo uzana umuntu gufataho igihe twese twivugire uvuze biki twemeze tuvuge iryo jambo ayo magambo hari umuntu ukiyagera muri iki gihugu cyangwa no ku isi yose ikibazo kimwe urakiye ukavuga iryo zina agutwaye iki
cyangwa se si umuntu nk'abandi kuki Ndumva isesemi ngeza. isesemi umuntu aragutera isesemi umuntu nkuriya umuntu w'umugabo umugabo witunze aragutera isesemi Sheri waretse ibyo bintu. mbere se urumva ibyo n'ubuzanye wowe Twe turi kuganira. reba hariya worusha ikibara bicaranye urusha ikibara bicaranye urabona umukobwa bicaranye hariya urabona umupapa bicaranye hariya ubarusha iki se Nabo nta bwenge bafite. ariko buriya n'ubusanzwe oranje ndayikunda cyane kuva kera ndayikunda cyane niba ariko ntajya nywa amasoda y'amafanta ntabwo nabimenye tuba tubizi cyakora nkiri umwana nigeze kujya nywaho ariko gusa nakwika tesite yayo hashize imyaka 40 irenga 40 gusa urumva nabanyibuka ntabwo waba wibuka neza abapa n'agahiye aragafata nuko atari cyane muri no minsi yawe yakaretse kubera ari gukora amasiporo cyane ambon Bonva rero nabatindijeho gatoya mwakoze kandi kwihangana niyo mugore ngiye gushaka None abana ndi umugabo. Sheri, come on. uriya muntu uramuzi uzi uburyo ashoboyemo ibintu bye uzi uburyo akora ugatinyuka ukavuga iryo zina umuntu wamugaye mu ruhu ngo njye sinashobora kurisubiramo kuki abantu mumeze gutyo kuki muteye gutyo None se agiye kuba topic. nta kindi kintu cyawe urambabaje cyane Ikibazo kiri hehe? Ikibazo kiri he? Uburetse ibyo twavugaga bifite akamaro ugiye kubitagufitiye akamaro. Right? ibyo byose ntacyo bivuze icya mbere ni ubumuntu Ubumuntu ni iki? ni ukuba wakubaha umuntu wese ubona ikiremwa muntu cyose Okay, komeza iganiriza. Kuko ndumva ibyo ngibyo njye atari sije twafataho tugiye kuvuga ngo nk'umwanya wanjye. sani niyo uba umeze gutya Njye sanyu nyine, njye sanyu, uwo ni wenjye. niyo umeze gutya ntabwo ushobora kumwumvisha uburyo Icyo mvuze kitari cyo ni ikihe? gufata ikiremwa muntu ukafata amazi gutya Bimbihiriza umunsi please, Sheri ndakwinginze. yitwa Mugisha Robert niwe fiyanse wanjye uyu ni mama uyu nguyu ni papa ni ababyeyi banjye ndabishimiye cyane ababyeyi beza rwose umusore aritonda nawe rero akazi kagakora neza ibintu bye bijyana bukeya reka mufashe jyana n'iki kirahure sha ikirahure muryoherwe merci Daddy Robert rero twamenyaniye kuri universite mwiga bimwe se oya ntabwo twigaga bimwe ahubwo we yakoraga kuri universite ngiye niga yari professor ego ubu ni docteur ni dogiteri yize ibintu bijyanye n'ubuganga ari specialize mu bintu bijyanye na dermatology nsanzwe agira n'inganzo zikuririmba dore ndi kukubeshyera ibyo babwira ni ukuri ambon papa wanjye rero nawe ni umucuruzi wabigize umwuga akora ubucuruzi mu bihugu byose mama wanjye nawe rero ni umufimiyeri ndababaye cyane kera Ntabwo byangwa amahoro amagambo yose umbwiye.
cheers. ntabwo bishoboka ntabwo ndumvishe uburyo bwo kumva ibintu wabikora. Cheers. Enjoy. ahubwo mbwira uko tuzambara izava he turike haba amakote meza Ndumva turimo kuvugana. Urabyumva? Baby waretse ibyo bintu umva ndaza kukwereka ikote ryiza urumva kandi ko nakoze screenshot hari ikote nabonye ryiza koko kaze ndareba ndaza kubaza umushuti wanjye azambwira ahantu yariguriye nyine muri Turkiya haba amakote meza pe hanyuma ngiye kanzu numva nshaka kwambara China niyo haba amakanzu meza nyine bazi kudoda se kutari ubu bwenge uri gutekeresha ibyo nawe ufata gutekereza ku kiremwa muntu wabyumvise nitahire ibyo twabivuyeho nta kamaro bifitiye nta nyungu ntibitwinjiriza ntacyo bitumariye reka turebe ibyacu right kandi sheri numbabazi nundakaze cyangwa ntundakaze. sorry Je suis surpris impamvu aracyari mutoya biragaragara ko yize akiri muto nanone nkawe we yize hanze mu Bufaransa ufite niwe yize kandi urumva nyine kwiga hanze biguha chance zo kurangiza vuba atari nkatwe turanza kwiga ibidakenewe tukaza gufata fakulté nyuma wowe ho ufata ikintu kimwe akaba ari cyo usipesiyalizamo niko mbitekereza ubwo ayo mashuri niyo mwakubitaniye akwigisha ahari oya ntabwo yigishaga muri fakulté yanjye nigaga ariko kubera yuko nari umuntu nari mpagarariye imikino muri kaminuza nyine twarahuraga kenshi kuko nawe yakundaga imikino. Umukino uhe wa undi wawe karate papa yabo nawe ashobora gutera inkuru ntibagarure oya we ntabwo yari umukinnyi wa karate yakinaga ibintu bya football. Okay. Kenshi rero tugakunda gukubitanira nko muri gym. Okay. Nko siporo burya ni nziza. Ngira ngo urabizi ukuntu nanjye nakinaga basket. Sone ngo narabyibushye ubu. Ubusasha kudunda. No kureba neza muri paniye. Babyita kureba muri paniye. Arenge twabonye nk'iki. Nakora 3 pas volley. Wakinaga volley. Gukubita ibiro ahita nkwemera ko moi j'étais polyvalent nakinaga volley nkakina football siasi ariko arata muri volley niho namukundaga cyane urumva rero nanjye nyine imikino yatumye mpura n'umukunzi wanjye Darida thank you so very much ndavuga ku bintu nka bibiri icya mbere uratandukanye hari abantu benshi wenda I'm sorry to say this kuko niko nibyo biriho ikiriho kiravuga hari abantu uvuze ko yize dermatologie c'est bon ni na domaine nziza kuri urebye hari abantu impamvu zo gutandukanye ni ukubera ko hari abantu badashobora urebye ukomeza badashobora kuba bamukunda ariko vraiment ikigaragara ni uko ufite ubumuntu dadi cya mbere ni umutima kuko ntabwo iyo ushaka kubona ubumuntu mu muntu ubirebera kuri housing y'inyuma kuko quelque fois housing y'inyuma irashukana kuko Imana igira uburyo bwinshi itegura kugira ngo uhure n'umuntu muzabana ukazi barakumagaye kamanze mbavugisha make sheri daje gatoya mwe mukomeje tubeka nkubwire ubukwe bwacu bugomba kuba ari bwiza pe bumve ngo byiza ukumva
garuka hano nta soni wabonye bimwe nakubwiraga ko nabwenge bagira wabibonye nta soni ugenda ureba ntabwo nari narangaye nari muri telefone warangaye ku buryo utuma ve imeneka uhamera gutya babarira basi nta soni ugira ubwenge abantu musa gutya ubundi bugira ubwenge ihangane rwose nawe byakubaho ushobora kunyumva ukicara aho ngaho cyangwa ntabwo wabikora ushobora kwicara waba bari ukandeka yangana wa mugabo reba ukuntu bangize ngabire reka urumbaye urambaza iki wanyihoreye ubundi nyamwere mugira ubwenge hari ubwenge mugira nta soni nagusabye imbabazi ariko imbabazi se zirakuraho ve umennyeho imbabazi zirakuraho iki zirakuraho iki bo ni ibintu bisanzwe ariko nagatangaye nyamwere yagize ubwenge buzima ariko urimo urakoresha amagambo mabi iyi kanzu uzi aho nayiguze uzi amafaranga iguze ku buryo umpinganya gutya babarira ihangane urayimesa ihangane rwose ushaka kwicara urumva amagambo yo kumubwira utanzamuye isukari urumva amagambo yo kumubwira no mugabo wandetse urambaza excuse me reka mvugane rero birangiye basi nkugurira isabune cyangwa se turebe ukuntu nakubwiye ko nkennye isabune umva mugabo nakubwiye ko nkennye isabune sari ushaka kwicara hariya hasi ntaho nicaye ushaka kwicara hariya hasi ntaho nicaye ndahica se bikureho ukuntu angize gutya urumva amagambo uri kumubwira amagambo ndi kuvuga se arenze ibyo ankoreye niyo mpamvu navuga ngo uratandukanye cyane ntabwo ari ugutandukana kundi papa ahubwo uburere bwiza umuntu abukura ku babyeyi beza kugira ngo ibibimbeho ni uburere mbakesha iyo ntaza kugira mwebwe nk'ababyeyi banjye ntabwo ibi byose mba mbikora nanjye ndabashimiye cyane kumugisha se ari gushwana na bariya bantu banarabigenza ntabwo bikuraho ko nanduye gutya nta soni ubwire rero umbwira iki buriya abo wita ba nyamwere natwe turi abantu nk'abandi sibyo ikindi ibimbayeho ni nk'uko byaba ku bandi wibigira ibintu birebire rero ni nk'uko n'uwo ari we wese byamubaho rero wikumva ko kuba bibaye kuba ngize gutya nkakumenera icyo kunywa ari ibintu bihuye n'uko nsa ni ibintu nawe byakubaho ikindi amagambo urimo urakoresha abanyamweru ukagaragaza yuko ibimbayeho ari bihuye n'uko nsa ndumva ibyo bintu wagerageza rwose ukabireka iyo ni imyumvire itari myiza basi Mwihangane kabisa muraho neza ntabwo abantu bose bari ko bafite imyumvire mizima uri akeneye kwigishwa nihangane nta kibazo turabimenyereye gusa ariko abantu bagifite imyumvire nk'iriya ntabwo baba badushimishije kuko biratubabaza hari abatabasha kwihangana nk'uko njye nihanganye mu yandi magambo wenda nitwa Robert Mugisha ndi umudogiteri ndi umudogiteri ndabona ko wenda yambwiye kuriya ngo nyamweru ngo iki hari abantu bazi ko wenda nyamweru abo bita abanyamweru atari abantu basobanutse atari abantu biga ngo baminuze urumva rero nawe aracyari muri ba bantu badupfobya ariko ubuzima bugomba gukomeza rero naje hano nazanye na data bukwe na mabukwe umukobwa niwe waje kubanyereka urumva byari ubwa mbere bariya uriya mukobwa ubona mwiza cyane ukize ubusumano wanjye so urumva rero ko murakoze cyane nanjye yitwa Christian uyu ni fiance wanjye ariko gusa umwihanganire ndamwigisha birashira kabisa sibyo nsaba rwose umwigishe imyumvire ayihindure nakoze cyane murakoze nawe murakoze muryoherwe yego nsaba none se sheri uriya ni fiance we koko akoreka mubaza uwo muzima wo urabona nk'isoni uba uri kunkoza urabona isoni uba uri kunkoza
kuri ari umuntu nk'abandi kuki bakumva wakwitwara gutya imbere ye ko yavutse nk'abandi ese reka tureke ukuri kuvuga gutyo umuca amazi kugira gute wowe wita fiyanse wawe ni dogiteri hari ubwo bakubwiye ko hari ikintu ananiwe hari icyo ananiwe gukora ubundi abantu nk'abari mubaza iki umuntu nkuriya afite ubumuga bw'uruhu ntago afite ubumuga bw'ubwenge urumva icyo wakora n'undi yagikora wamenya reba ikiburi ari ibintu byose iyo abantu bashwanye jya wenda kubajyamo ushobora kugenda ugasanga nawe ubiguyemo nzi ndabona sinzi ko byagenze tugereze buriya naza batubwira Rwema yari agiye guhita amanuka ntabwo nari bugukundire natinze mu mbabazi nshirikira aho ngaho natinze sheri byagenze bite hariya ko nabona ko tungana n'abantu habaye iki ni amahoro ni umuntu uhuye hariya kandi numvaga urusakura ntagamwendaga kurwana oya ntabwo twenda kurwana urumva ntuciyeho umusore n'umukobwa bari aho ubwo nabasharigira ngo barateretana cyangwa se nimba babana sinzi nuko mucaho ndamukoma kwa bisanzwe mumenesha fantara arimo aranywa imyenda suri hangana ariko reaction ye nyine ananiwe kwihangana agira reaction iri hejuru cyane ibyo nari ndimo mpandoringa yanga kumva n'iki ariko ni ibintu bisanzwe murabizi ko muri societe buri abantu bose ntago ari kimwe hari abantu hari umuntu utakumva ikibazo ugize akumva yuko ubikoreye ubushake so abantu twese ntago turi kimwe mu marangamutima niba bitunganye imana ishimwe biratunganye cyane muri iki kibazo ntabwo baguteye umujinya oya ntabwo banteye umujinya ntabwo banteye umujinya ni ibintu bisanzwe no mu kazi hari igihe ugira gutyo ukakira umuntu ukabona azanye amarangamutima ari hejuru ntabwo bakubwiye amagambo mabi wanga kumva amagambo rero buri urabona amaje no gukura ni ibintu bisanzwe iyo uri umuntu wamaze gukura uba waranyuze muri byinshi urifata ugafata umuntu w'umudogiteri ukamuca amazi ngo nuko afite uruhu rumeze kuri n'ayo mazina ukomeza umwita ayo ngayo abantu mwagiye mutekereza uzi ko n'icanga ntatekereza kuvuga ariya zina vuba ubu se ubu ngubu niwe mugore ngiye gushaka mu mezi 2 n'igice niwe mugore udatekereza n'ikintu na kimwe kuri mu mbabari ntabwo ari byo bakagombye gusaba imbabazi buriya niyo mufitanye ikibazo ngenda kumenya nta kindi amagambo y'ubwiyemezi y'ubutukanye kuri ndasaba sure ubona warataye inzi iki kumwe uriya mugabo yitwa Robert ni dogiteri wongera dogiteri mu gihe yari akorera dogiteri igihe byari byarananiye ndaho ngaho ndi mayibobo urabyumva ariko warabishoboye kimwe n'abandi bose aho bari hose ku isi cyangwa muri uru Rwanda bose niko bagiye bashoboye wabyumvise iyo myumvire mbara uzajya uyikura mu mutwe kuko giye sinakora n'umuntu utekereza ibyo bintu ntabwo bizongera se ntubabarire n'igihe dufitanye ibibazo ndajya hariya kuko imbere abari abantu noneho bibaye itegeko niba wumva bikuri mu mutima bikurimo genda umusabe imbabazi n'abitakurimo haguruka ugenda nanjye umugore basi tujyane banze rwene ni umuntu ho gatoya ala sorry buretse mu kanya umvugishe bamenye amakamya ngahe amakamya 3 y'umucanga nabiri y'amabuye oya amabuye bongereho ayandi abiri bongereho ayandi abiri kandi isima nizere ko bazanye za sima nziza atari bya bisima by'ibiwani hari ibisima byateye ushyira ugira gutya sorry ndaje tuvugane ndaje kubakisha se ndi kubakisha hari ahantu nshaka kubakisha inzu yindi nshaka gukora mu buryo bwa business apartment nshaka kuzajya mpereza abantu byibura mu mutwe bikurimo urabitekereza kuri nigaye nanjye haguruka nyine nahubutse
amenyeho wenda hubuka ariko nabyumvishe ko nakoze amakosa. haguruka tugende. Genda si imbere. Haguruka tugende, nako ugenda imbere tugende. Mwiriwe. Sawa? Sawa. wiriwe nanone. Wagiye kwirirwa dogita. Nshobora abantu se muraziranye. Bano bantu turaziranye nibo. Kandi nabonaga hariya nta ukuntu byari bimeze. Ni ibisanzwe. Okay. Njye nitwa Christian. Nitwa Sanyu ni fiancé wanjye. So, twicaye hariya Dr. tugirana ikibazo. Ariko yari imyumvire mike ya fiancé. Mbashije kumwigisha mubwira n'ikosa yakoze. Si ngombwa kurisubiramo. Yamutwaye ko atari yitiranyije ukwasa uruhu rwiwe n'imiterere y'umuntu, ariko namwigishije yumva ikibazo uko kimeze. Ubu rero yaraje gusaba imbabazi, aje kuzisaba dogiteri. Murambabarira sibyo? Ntabwo numva ko iyo disikuru musomye napfa kuborohera gutyo gusa kuri fiancé wanjye. Ukitwaza igihagararo ufite rero ukumva yuko wansuzugurira umugabo. Kuba wahisemo Christian bisobanura yuko wanena amahitamo yanjye. No. Darida mwana yaraje Izo gusaba mbabazi zanyirereshwa n'iziki. Namubonye reka kuva hariya kare aharasinga sheri wagira mwana wanjye tuza. Tukubabarire wabikoreye igikize. Wumva guri ikirenga urenza abantu bose rero. Ku buryo wumva yuko wafata fiancé wanjye ukamusuzugura. Imyumvire mike ariko ndabasaba. Niko mata cyangwa niba uri umukobwa haryo wavuze ngo yitwa Sanyo. Ukumva ko napfa kukorohera gutyo gusa byoroshye. Ngo watutse umugabo wanjye ngo mwitunira. Ariya ngo amubwiye ngo yitwa nde? Witwa Nyamweru. Ndabasaba imbabazi. Uwo uri umuhinde. Uri metisi uri umuzungu. Uburyo wumva wasuzugura umugabo w'umuntu. Ndagira ngo nkubwire ko ntazigera norohera umuntu numwe uzagerageza gusuzugura fiancé wanjye. Darida Usabye imbabazi arazihabwa. it's okay, cool down. Ubundi dadi nagakwiye Darida gukosorera nagaruka nk'izi amukosora umwana aje kubasaba imbabazi warangiza ukamugira. Tuze turagira. Numviye fiancé wanjye yataza kuba ari we nakakujugunya hariya nkakurenza irembo. Ntazongere. It's fine. Darida ku ruhare rwawe ndumva uburemere bw'icyabaye ndakumva. Ariko ikosa ntabwo rikosozwa irindi. Kandi ndashimira Dr. uburyo yabyitwayemo neza cyane. Ngashimira nanone kandi Christian. Niba Christian? Cyane Christian. Burya umutima wumva ko wakoze ikidakwiriye ukihutira gusaba imbabazi. Rwose uwo mutima uragahoraho. Kandi na fiancé wawe ndagira ngo mubwire ko burya bajya bavuga Bibiliya ndetse na Korani biravuga ngo Imana yaturemye mu ishusho yayo. Ngo iyo ufashe umuntu ukamugayira inenge ye ndetse yahawe n'Imana ubwo atihaye burya ubunenze Imana. Icyo kintu kirumvikana. So niba twumva ko twari mu ishusho y'Imana ntabwo ufite uburenganzira bwo kunserereza kuko uza guserereje iki y'Imana yaturemye. So ndagira ngo rero burya umutima ugaruka ni mwiza cyane kandi bikomeze bigende gutyo. Iyo umuntu akoze ikosa agasaba imbabazi Arazihabwa. Darida, please forgive. Okay. Urakoze cyane nanjye rero. Kubera mwebwe ndabikoze. Ariko undi muntu uzabikirisha ntabwo nzamworohera. Urakoze cyane. Karame. Dukeneye imbabazi zanyu mutwihanganire kandi ikindi navuga nabisobanurira. Namubwira ko ari bwo bwiza bwanyu. Niko Imana yahisemo kubarera. Kandi bamwe muri twebwe turabyubaha
kandi tuzagenda tubwira abandi bose. imbabazi nta mpamvu yo kutazibaha, nabizi ko ari hariya mbasanze n'ubundi nari nazibahaye, nari nazimuhaye. Kuba nawe rero yumvise ko ibyo yakoze ari amakosa ni byiza, rwose biranshimishije, ariko noneho indi nama nshobora kuguha, izina ntabwo wenda izina ryawe ndizi, izina ry'umukosanyi Hussein Sayu. Ikindi nakubwira, urabutanse by'imbabazi wenda kuko wumvise ko ndi dogiteri, sibyo? Kuba umuntu yaba asa gutya bivuze yuko ubwenge bwe ntabwo ariko gusa. Uwo ari we wese abe yarize abe atarize, ni ngombwa yuko umwubaha, kubera ko ashobora kuba asa gutya ariko wenda we atafite ayo mashuri. Yahura n'icyo kibazo ugasanga wenda uramuhohoteye, n'aya mashuri wenda yari kumurengera ntayafite, sibyo? N'ubwo butunzi wenda niyo yaba adafite amashuri adafite n'ubwo butunzi wenda ngo bimwubahire ugasanga nta nubwo afite. Ni byiza rero ko wubaha umuntu uko ari, sibyo? Ibintu bimbayeho ni nk'uko byaba no ku wundi uwo ari we wese. Kandi umugabo wawe rwose ndagushimiye cyane, uri umuntu w'intwari cyane. Kuba ugize gutya rwose ukamubwira yuko atari mu murongo mwiza akagaruka. Kandi ukomereza aho, ufite umugore mwiza. Umugore mwiza nawe ni ukuvuga ngo uyu nguyu we ni urundi rwego, kuko ntekereza yuko nawe yaza kumenya yuko umudamu wanjye uyu nguyu ariko turabashimiye, mukomeze enjoyinge, turabashimiye. Ubwo rero tuzanabatumira mu bukwe mutuye hagana he? twebwe tuba Kacyiru. Wa Kacyiru. Uyu rero ni nkuko nabikubwiye, ni data bukwe, uyu ni mabukwe, uyu ni fiance wanjye, yitegura no kubana mu minsi mike iri imbere. Tuzabatumira muri mariage. Mwampa nimero zanyu ubwo reka tuzigere rwose. Ubwo ndaza kubandikira cyangwa mbahamagare. Nkorera hano ku bitaro byo ku Kibuye hariya muri kariya karere ka Karongi. Magiye kuba n'akarere ka Karongi. Ubwo ni mujya muza mujye mwumva ko mwisanga hariya ku bitaro by'i Karongi. Murakoze cyane, ndaza kubahamagara. Umunsi mwiza. Yego namwe. Bana beza rwose. Shirita bahimbabazi. Ntabwo nzigera njejekera nari mu muzagereza kwisuzugura ubwabo. Urakoze kandi kubaha imbabazi. Ariko nabo ntawabarenganya, hari igihe nabo baba bagendera mu kigare, niko sosiyete ako ndadire dashaka ikibazo nshaka kubaza. Ni byiza nshimye yuko Robert abahaye imbabazi, hanyuma ikiguzi cy'amarangamutima y'umuntu wangijwe cyo kibikiye. Imbabazi ziragenda zikomora rya jambo ribi umuntu yabwiwe n'agasuzuguro na torture. Ni nka kwa kundi mu butabera umuntu ashobora gufunga imyaka 5 arengana, bakazabimenya bakamufungura amazemo 6. We indishyi z'akababaro ziva he kuko aba yararenganyijwe. Burya rero indishyi z'akababaro n'ubundi ntabwo zakoraho cya gikomere, uretse kumva ko ari compensation. Gusa biragorana ariko tugomba kubyakira. Ntekereza ko Robert we kuba yatanze imbabazi abikuye ku mutima, twizere ko Nuriya yasabye imbabazi nawe abikuye ku mutima kandi ko bitazongera. Ibyo byo ntitwabimenya kubera yuko ntidufite jimere mu mitima y'abantu, ariko bigiye numva byagakwiye kuba byiza abantu tugiye tuvuga ijambo twabanje kuritekerezaho, kuko niyo wasaba umuntu imbabazi ntibikuraho ko hari igihe ajya mu rugo flashback ikagaruka ya bya bindi byamubayeho, rya jambo yabwiwe rigakomeza rikaza mu matwi. Nicyo nangiye bitewe na situation yari. Nicyo nangiye kukubwira, burya baba ngo iyo umuntu agiye kuvuga ijambo abanza gukaraga ururimi inshuro 7 mu kanwa. Rero hari abantu bahubuka kandi ntabwo babikuraho. Gusa biba byiza wa wundi wahobotse iyo yigaruye, biba byiza kuko ubundi gusoma umutima w'umuntu byo biragoye. So ndumva rero
twagize ibihe byiza. Merci kutwereka fiancé wawe, twamwishimiye. Mu rugo arahazi? nzamuzana Okay, fine. nzamuzana kubera iyo bamaze gukora surprise kandi ndabashimiye muri ababyeyi beza kuba mwanshyigikiye mu mahitamo yanjye. Ndabakunda cyane. Ntabwo twabangamira amarangamutima yawe. Cyane muri ababyeyi beza cyane. I love you dad, I love you mom. turagukunda We love you cyane too. How are you? nanjye nishimiye cyane nanezerewe cyane mwakoze kandi kumunyemerera Wanditse twamukwemerera. hari ibindi bisabwa ariko kugeza noneho uburyo munyakiriye njyanye icyizere cy'uko mwamunyemereye nubwo ibisabwa wenda bitari byagerwaho. Nishimiye rero. ni karibu Shimwe wakoze kunyereka. Reka tugende. Reka mbasuhuze bakunzi ba Ganza Films, nizere ko mumeze neza cyane. Nitwa Karabo Kimana Patrick, ariko muri filime mwabonye ko nakinye nitwa Mugisha Robert. Nakinye ndimo guhohoterwa nzirukonsa. Biriya bintu rero mwabonye biracyaba n'uyu munsi wa none. Hari abantu bagifata abantu basa nkatwe, nk'abantu badafite umumaro, nk'abantu batagira ubwenge, nk'abantu batakwiga ngo bikunde. Ariko mwabonye ko uko isojwe birangiye babonye yuko turi abantu b'umumaro cyangwa se ndi umuntu w'umumaro. Rero icyo nababwira nuko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ni umuntu nkawe, ni umuntu ufite ibitekerezo byiza byubaka. Si ngombwa rero ko umuha akato, kuko nta muntu wigeze yihitamo. Twese ko twavutse twisanze uko nguko, nta muntu wigeze yirema. Rero ni byiza ko ukwiye kubahira umuntu uko yavutse ameze, ingano ye cyangwa se ibara ry'uruhu afite, yes, cyangwa se n'igihugu akomokamo, kuko hari n'abantu umuntu akwangira igihugu ukomokamo, nabyo bibaho, cyangwa akarere ukomokamo. So si byiza rero, twese turi umwe. Mwabonye yuko iriya filime ni filime yagarukaga ku karengane gakorerwa abantu bafite ubumuga bw'uruhu. Rero ndababwira ngo kunda umuntu ufite ubumuga bw'uruhu, wumve yuko ari umuntu ushoboye, wumve ko ari umuntu wagira fiancé mwiza usobanutse. Mwabonye ko nari mfite sheri mwiza, umva ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu nawe ari umuntu nkawe, ibyo wageraho nawe ari byo yageraho, amashuri wakwiga nawe yayiga, ibintu byose nta hantu dutaniye. Yes, ndumva rero iyi filime wayisharinga n'abantu, nimba utanasharinze ibintu ugakomeza kugenda neza. Iyi ni filime ifite ubutumwa, kandi mujye mukunda amafilime afite ubutumwa, amafilime yubaka atari amafilime yigisha ibintu byo gutera akabariro. Izi ni filime nziza, ni filime zubaka, ni filime ziba zikwiriye guhabwa agaciro cyane. Murakoze cyane.